friend ndabasuhuje. Uyu mwanya mwiza ndongeye ndagarutse. Mwe mukomeze kunkurikira kuri no channel yacu ya Menya Byose TV Pole. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kubasobanuriramo ukuntu wafungura WhatsApp cyangwa mu gihe ukuntu updatinga mu gihe waba ikoreshaga muri phone yawe ukaba wasiba application ya WhatsApp ukongera gukenera kuyishyiramo ukayinjiza muri application yawe ugafungura WhatsApp ukajya uyikoresha. Uyu ni umwanya mwiza cyane kugira ngo wicare hamwe turebere hamwe uko wahanga wakongera ukayihanga ikagarukamo WhatsApp wakoreshaga utiriwe uhanga indi shyashya. Gusa icyo ngusaba ni ugukurikirana iyi video kugeza ku musozo. Wowe urareba ino video ikagera ku musozo uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakora update ya WhatsApp yawe mu gihe yarangiye, cyangwa ukaba wamenya kwinjiza muri application ya WhatsApp mu gihe iyo wari usanzwe ukoresha itarimwo mu gihe yaba yasibamye. Reka tugendane. Icya mbere ni uko uraba ufite ino application ya WhatsApp. Abatayifite muri phone yabo bajya kuri App Store. Ahangaha barimo niho badownloadingira, warangiza ugahita widownloadinga ugakora hano handitse install. Urabibona kiyestara yarangiza ukagaruka hano inyuma. Ndagusabye kugira ngo tugendane turebane iyi video kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Nkusaba ukakanda subscribe ugakora kunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, tujye tubasha kubana. Ukore kunzogera ibiganiro byacu bijye bikugeraho, bikugerereho igihe mu gihe na uploadinze video shyashya ijye ibasha kukugeraho. Hari benshi cyane bajya bambaza bakambaza uko wakora update ya WhatsApp, benshi bakambaza uko wayifungura WhatsApp. Ndagusabye kugira ngo uje wicare dukurikirane iyi video turebe uko wabikora. Uraza hano application yawe yageze muri phone, turaza twemeze kuri WhatsApp. Iyo uraza wemezeho tugendane step by step. Uraza WhatsApp yawe nuyifungura umaze kudownloadinga irafunguka imeze gutya. Icyo urakora uraza ukande hano hasi handitse agree and continuous, uraza ukandeho. Nurangiza hano uratungukira ahantu bagusaba nimero zawe. Ushobora gusanga harimo igihugu cyo hanze. Izi code ziri hano hariho akamenyetso ko guteranya kadahari. Icyo nusanga atari 250 itangira uzu kanda hano kuri no mibare itangire irabitangira ukandeho hano ari akamenye uraza ukande hano hejuru, aha hejuru y'aka gataburo tugiye kwandikamo. Uraza ukande kwa kano gafureshi gasa nk'akareba hasi. Uraza uhakande. Nurangiza barahita bakuzanira ibihugu bigiye bitandukanye. Niba uri uwo hanze urahitamo igihugu cyawe. Niba unkurikira uri mu Burundi, niba uri muri Tanzania, niba uri muri Kenya, niba uri muri Zambia, uraza ugihitemo hano. Basigaye ujye babona gushyiraho nimero zawe. Twebwe igihugu cyacu ni u Rwanda. Hano turaza hano nguru u Rwanda hano hejuru ahantu rutangira turaza twemezeho. Niturangiza tayare code y'igihugu cyacu iraba itugezeho. Turaza duhita dushyiramo nimero. Nushyiramo nimero ahangaha hari abantu bijya bihagera bakabacanga. 0 ntago uri buze kubyandika. Umubare wa mbere utangira uri buze kuwandika. Tugendane step by step. Uraza wandikemo 78 nimero. Nawe urashyiramo nimero zawe. Niba ari Airtel wafunguyeho WhatsApp, niba ari ushaka gufunguraho ubikore gutya. Yeka shyiramo nimero zanjye. Numara kuzuzuza ngewe ziruzuye, ahita ukanda hano hepfo handitse next. Reka dukande hepfo handitse next.
urategereza. Nkusaba iyi video niba uri kubona hari ikiri burigufashe uranyandikira muri comment ko hari icyo yagufashije. Ubonye hari ikintu iri kugenda ikungura wakora share ku bandi, ugasharinga iyi video nabo ikagira icyo yabafasha. Mbere kugira ngo ujye unabibona neza wanatambika phone yawe ikajya bigaragara neza. Ndibutsa wowe ukiri mushyashya ukaba utungukiye kuri no YouTube channel yacu, wakora subscribe ugakora ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi ngenda nkugezaho by'ikoranabuhanga rigiye bitandukanye, tuntu tugenda na tumwe tuza mu ikoranabuhanga ngenda mbasobanurira. Utazacikwa wakanda subscribe ugakora no ku nzogera. Bari kutubwira ati is this the correct number? Bari kutubwira ati izi nimero nizo dushaka ko dufunguraho WhatsApp yacu cyangwa twa updating WhatsApp yacu. Niba arizo uri kubona arizo uraza ukora hano hantu handitse yes. Nurangiza hari agakode bagiye kukoherereza. Ako gakode niba kakoherereza urakuzuza mwahangaha. Aka gakode uri buze guhita ukuzuzamwo ahangaha. Niba mara kukakoherereza ako gakode urakuzuzamo. Kode barazikoherereza araba ari imibare 6. Ndabona ari 6. Uraza uyuzuzemo hano, yandike neza uko bayikohereze mu ka SMS. Nurangiza birahita verifying. Urikira tugendane. Birahita verifying, biri gucekinga niba warigeze uhanga ufungura WhatsApp bakugarurira iyawe. Niba utarigeze uyifungura bahite bakuzanira ahantu bashyiriraho ifoto. Tayari bifunguka bimeze gutya. Niba hari ibintu ushaka kongeraho, niba hari utundi tuntu ushaka kongeraho kuri ino channel, kuri ino account ya WhatsApp yawe, uraza ukora hano handitse continuous. Niba hari ifoto urahita uyirebamo, niba hari iyo ushaka guhindura asiga urahita uyirebamo muno. Urakora hano handitse allow. Tegereze. Niba ari ifoto yo kuri status yacu dushaka guhindura, ubwo turahita tuyuzuzamo, asigaye bahite batwifungurira. Hora icyo aka kantu niba karamuka kazamo if you provision back up Google, urahita ukora hano handitse skip ahambere ibara ry'icyatsi. Ukora hano handitse skip. Ahangaha tugiye kureba ifoto. Niba ifoto yawe ariyo ushaka ko igumaho, niba udashaka ko igumaho, sorry gakeya. Urabona banzaniye video ifoto yanjye yo kuri WhatsApp. Nge narayifunguye WhatsApp ariko application yari yararangiye, nayo nge downloading. Urabona bahise bayinzanira. Niba ari ingi ishaka ko ndekeraho, ahita ukora hano handitse next. Ariko hasore gakeya ahangaha hano hasi handitse iri zina, handitse Elifaze Nzisungimana. Ni email uba ushaka ko amazina yawe ya WhatsApp azajya yibikaho. Ubonye atari warihindura wahita uza ukemezaho hano, ugasiba iyi email irimo hano ukandikamo iyawe. Ngiye kashyiremo yanjye email. Andikemo yanjye email.
wandike email neza. Nurangiza email yawe niba ari iyi ngiyi, wowe icyo urakora uraza uhite ukora hano handitse next. Uraza ukora hano handitse next, utegereze. Uraza hano hasi, bari kutwereka email yari irimo, dukoze log out, winjiye ku yindi. Uraza ukore hano handitse continuous. Nurangiza ushyiremo hano ni partner. Uraza hano ukore hano handitse skip. Ahasigaye urabona ko bihise bifunguka, bari kubyoruganiza, bari kwanayitarizinga kugira ngo WhatsApp yacu itangire ikore, ifunguke. Nta byinshi, umva wowe warebanye iyi video ukaba ugeze kuri uno munota, ndagushimiye. Ariko wibuka gukanda na subscribe iyi video ubonye hari icyo igufashije. Tayari urabona WhatsApp yacu irafungutse. Urabona ko WhatsApp yacu ihise ifunguka tayari. N'ubutumwa bakwandikiye urabona tangiye banyandikira, kandi WhatsApp yari yararangiye nta mfitemo. Urabona ndabifunguye, nawe umva birahita bifunguka. Ubwo wakandikira abantu ukabasubiza, ukareba n'ubutumwa bakwandikiye ukabandikira. Ubwo ngubwo turayapdatinze. Ndagushimiye wowe twarebanye iyi video ukaba ugeze ku musozo w'ino video. Ndagushimiye, wanyandikira muri comment niba ino video hari ikigufashije, niba hari ibyo ubona twashobora kuzahinduraho wanyandikira, ukanyandikira ukambwira. Ndabashimiye mwe mudahema kudukurikira umunsi ku wundi. Imana ijye ibaha umugisha. Turi kumwe, ndabakunda cyane mbifuriza kugira umwaka mushya muhire wa 2025. Ntuzabarye ahubwo muzawurye. Ndabashimiye, ciao, ndabakunda, bye bye.